Mu Rwanda dufite inzego z'ubutabera nyinshi, ariko izo dukunda guhura nazo cyane harimo urwego rw'ubugenzacyaha, ubushinjacyaha ndetse tujya no mu nkiko. Rimwe na rimwe rero abantu bibaza uko bakora inshingano zabo, uko bitwara mu nshingano zabo, ibyo bagenderaho bakora akazi kabo. Nta kindi bagenderaho uretse itegeko cyangwa se amategeko aba yarashyizweho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mategeko cyangwa ku itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ariko rikaba ari itegeko ryavuguruwe se cyangwa ryahinduwe, ryahinduwe n'irindi ririho rishya. Ni ukuvuga itegeko nomero 58/2023 ryo ku wa 4 z'ukwa 12/2023 rihindura itegeko nomero 27/2019 ryo ku wa 19 z'ukwa 9/2019. Iryo ngiryo nyine niryo ryahinduwe n'irya nomero 58. Muri iri tegeko rero harimo byinshi muza gusanga byagiye bihinduka mu mwari muzi imbere mu itegeko nomero 27/2019. Hakaba n'ibyagiye byiyongeramo cyane cyane mu manza z'inshinjabyaha. Ni imanza rero cyangwa se ni itegeko rikora ku buzima cyane bwa buri munsi, ku bantu bashobora guhura n'ibibazo byo gukurikiranwa n'ubutabera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byashize, umuntu afite uburenganzira bugomba kubahirizwa, ariko n'urwego ruba rufite inshingano zitagomba kurengera, ku buryo igihe uri muri izo nzego nk'ukurikiranwa cyangwa nk'ukekwaho icyaha, uba ugomba gukurikirana neza ko ushinzwe gukora iyo mirimo arimo ayikora neza akurikiza itegeko, kuko uko byamera kose nubwo aba afite ububasha bwo kugukurikirana cyangwa se kugenza icyaha cyangwa se gukora iperereza, ariko afite ukuntu amategeko agenda amuyobora ku buryo atakora ibihabanye n'iby'itegeko. Duhereye ku rwego rw'ubugenzacyaha cyane ko narwo rutangira mu butabera, ariko rutangira rugenza icyaha. Hari inshingano umugenzacyaha aba afite. Izo nshingano ziteganywa mu ngingo ya 2 y'iri tegeko, ariko ivugurura iya 16 y'itegeko twavuze ryavuguruwe. Mu kazi k'iperereza umugenzacyaha afite inshingano zikurikira, cyangwa se ni inshingano nyinshi zose ntitwazivugiramo hano mu kiganiro, ariko iyo nashatse kwibandaho ni ingingo nyuma y'uko mu bugenzacyaha yagiye kugenza icyaha nyine agakusanya ibimenyetso, agashaka abakoze ibyaha, akabafunga, akamenyesha uwakoreye icyaha no gukora inyandiko mvugo n'ibindi byose. Ariko harimo n'inshingano mu gace ka hashi muri ya ngingo ya 2 twavuze, gutangiza ubuhuza hagati y'ukekwaho icyaha n'uwagikorewe. Iyo abona ko ari bwo buryo bukwiye bwo kuriha uwangirijwe, kurangiza inkurikizi z'icyaha no gufasha ukekwaho icyaha kwikosora no kwisubiraho, ashobora gutangiza inzira y'ubuhuza. Iyo akaba ari ikintu kitari kimenyerewe mu mategeko mpanabyaha cyangwa se mu itegeko mu manza z'inshinjabyaha, kikaba kitari kimenyerewemo, ariko cyongeyemo kugira ngo abantu bamenye ko bafite n'ubundi burenganzira bwo kwiyunga n'abo bakoreye ibyaha mu gihe icyaha cyakozwe kitarengeje igihano cy'imyaka 5. Nabyo no kubizirikana. Umugenzacyaha kandi ashobora gushyingura dosiye, nabyo biri mu nshingano ze. Gushyingura dosiye bikorwa igihe bigaragara ko icyaha kituzuye, ibigize icyaha bituzuye, cyangwa nyiri gukora icyaha atashoboye kumenyekana, habayeho izima ry'ikirego cy'ikurikirana cyaha, cyangwa hari izindi mpamvu ziteganywa n'amategeko. Mu gihe rero cyo gushyingura idosiye, umugenzacyaha agomba kumenyesha uwareze mu gihe kitarenze iminsi 30 icyemezo cyo gushyingura dosiye ye gifashwe. Iyo uwareze atishimiye icyemezo
cyo gushyingura dosiye ashobora kuregera ubushinjacyaha. Ubwo ni uburenganzira bw'uwatanze ikirego mu gihe atishimiye ishyingurwa rya dosiye ashobora kuregera ubushinjacyaha. Ariko nanone umugenzacyaha hari iyo kuriya ka gace twavuze ko gutangiza ubuhuza ntago ashobora kubikora mu gihe ari icyaha cy'ihohotera kibabaza umubiri kandi gishingiye ku gitsina gikorewe uwo bashyingiranywe. Ni ukuvuga ngo uwakoze icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina kandi rigakorwa uwo bashyingiranywe ntashobora guhabwa amahirwe yo gutangizwa ubuhuza. Hari ibindi bikorwa byinshi rero ashobora gukora nyine, ariko iby'ingenzi n'ibyo tuvuze biteganywa n'iyo ngingo ku mugenzacyaha. Hanyuma ingingo ya gatatu n'iya kane ariko nanone ivugurura ya 16 bis nayo iha inshingano polisi y'igihugu mu bikorwa bijyanye n'iperereza ry'ibanze. Iperereza ry'ibanze abakorewe icyaha ishobora gukora mu gihe ubugenzacyaha bubifite mu nshingano butari bwashobora kumenya icyo cyaha cyangwa butari bwashobora kugera ahakorewe icyaha. Urugero twatanga ni nk'igihe mu muhanda habereye impanuka, ariko impanuka ikaba ifite ibindi byayiteye, umupolisi uri ku muhanda cyangwa uri mu muhanda ashobora gufata iperereza ry'ibanze, ibimenyetso by'ibanze akabishyikiriza ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha. Ariyo mpamvu nyine uzabona ko muri iki gihe polisi ishobora gukora nyine iby'ibanze ku cyaha cyakozwe ikabishyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha. Niba hari urugero ku mpanuka cyangwa se igihe hari abatwara ibiyobyabwenge mu muhanda bakaba bafatwa na polisi, umuntu akari biri mu muhanda, icyo gihe rero yegeranya ibimenyetso by'ibanze aribwo ubona nyine nk'abatwara ibinyabiziga basinze ibanza kubahuhishamo bya bimenyetso bikabikwa bikazashyikirizwa ubugenzacyaha, ukabona polisi ifashe ifoto, igufasha ifoto uri ku kinyabiziga cyawe, ifashe ifoto y'ibyo ufite, ibigira ngo izabishyikirize ubugenzacyaha. Iri tegeko rero ryayihaye inshingano yo gufata ibimenyetso cyangwa se iperereza ry'ibanze. Hari kandi ububasha bwo gukora iperereza cyangwa iperereza ry'ibanze bavuze ko rikorwa n'umugenzacyaha yabyibwirije cyangwa yaregewe cyangwa se abisabwa n'umushinjacyaha. Icyakora iyo ubugenzacyaha buregewe bukanga kwakira ikirego cyangwa kugikorera iperereza nta mpamvu, uwari watanze ikirego ashobora kugitanga mu bushinjacyaha. Icyo gihe umushinjacyaha ashobora gukora iperereza, ubushinjacyaha bushobora gukora iperereza bumaze gusuzuma niba koko ubugenzacyaha bwararegewe ntibugire icyo bukora ku kirego. Ibyo nabyo ngira ngo byumvikane neza, bishobora kuba ku muntu rwose akaba yatanga ikirego, ariko nyuma ukazabona ku mpamvu nyine zimwe cyangwa izindi nticyakiriwe, kandi wowe urumva kuko warakoreye icyaha, urumva ufite ibimenyetso ariko biri kugenda neza. Iyo wumva neza ubona neza ko ikirego cyawe kitakiriwe ku mpamvu idasobanutse cyangwa idakurikije amategeko, ushobora kuregera ubushinjacyaha, none ubushinjacyaha bukikorera iperereza, bukikorera igenzura kuri icyo kintu kiba cyarakozwe kugira ngo ikirego cyawe kizaburanishwe. Reka noneho tuvuge ku nshingano z'umushinjacyaha wakiriye dosiye yawe. Umushinjacyaha nyuma y'inshingano afite nyine zo kwakira dosiye, kuregera urukiko, gufata icyemezo cyo gukora iperereza ry'inyongera, nawe ashobora gutangiza ubuhuza kimwe n'umugenzacyaha. Ibikurikizwa ni bimwe mu gutangiza ubuhuza, ariko bitandukanye ko biba biri ku rwego rutandukanye. Nabwo ubuhuza nabwo bukorwa ku cyaha kitarengeje imyaka 5 y'igihano, kandi nanone ntashobora gukora ubuhuza ku cyaha kirimo guhohotera uwo mwashakanye bishingiye ku gitsina. Birasa ari iby'umushinjacyaha n'iby'umugenzacyaha uretse ko bikorerwa ku rwego rutandukanye.
umushinjacyaha kandi nawe ashobora gushyingura dosiye agendeye n'ubundi kuri bya bindi twavuze hejuru. Iyo abona ko byuzuye ashobora gushyingura dosiye. Umushinjacyaha kandi afite inshingano ivugwa mu gace ka kabiri k'ingingo ya gatanu ihindura ingingo 24 muri rya tegeko twavuze. Afite inshingano yo guca ihazabu nta rubanza rubayeho. Nyamwumviza ihazabu ni amafaranga ucibwa kubera icyaha wakoze ariko agashyirwa mu isanduku ya leta. Umushinjacyaha rero afite n'inshingano yo kuba yaca ihazabu. Igihe rero abikora ashobora no gutumaho uwakorewe icyaha kugira ngo uwakorewe icyaha yumvikane n'uwakimukoreye indishyi ashobora kumuha. Iyo adashoboye kumvikana nawe, icyo gihe uwakorewe icyaha aregera urukiko ku ndishyi. Reka twumve kandi muri iri tegeko aho bateganije ku bijyanye n'ubuhamya, ariko ubuhamya bw'umwana ntabwo bisanzwe biriho, nubwo birimo hano ariko bisanzwe binariho. Ubuhamya bw'umwana rero rimwe na rimwe dushobora kumva ko butari bufite akamaro cyangwa budafite akamaro, ariko iri tegeko rirabiteganya ko umwana urengeje imyaka, umwana ugejeje nibura imyaka 14 yemerewe gutanga ubuhamya nk'umuntu mukuru. Umwana ufite imyaka 14 yemerewe gutanga ubuhamya nk'umuntu mukuru. Naho umwana utarageza ku myaka 14 atanga ubuhamya atagombye kurahira. Icyakora icyemezo cy'urukiko ntigishingira k'ubwo buhamya bwonyine. Muri icyo gihe ubuhamya bw'umwana bushyigikirwa n'ibindi bimenyetso. Ni ukuvuga ngo rero abajyaga batekereza ko ubuhamya bw'abana ntacyo bwabamarira, iri tegeko ryarabiteganije. Mu gihe hari icyo ubona ko umwana yaba yabonye akaba akizi neza, atavugiwemo ngo aze kuvuga ibitari byo, kuko nabwo byaba bikoreshejwe nabi ubuhamya bwe, umwana yemerewe gutanga ubuhamya mu gihe hari icyo yabonye, cyane cyane nko ku mahohoterwa. Hari amahohoterwa abera mu ngo, abana baba bayareba. Umwana rero utarageza ku myaka 14 ashobora kugira ibyo avuga, ariko bigashyigikirwa n'ibindi bimenyetso. Ugejeje ku myaka 14 we ashobora kubivuga nk'umuntu mukuru, bigahabwa agaciro. Igihe rero nanone habayeho gufata cyangwa gukurikirana icyaha, hari igihe hari ibintu bifatwa byari mu gukoreshwa icyaha. Dutange nk'urugero rw'imodoka itwaye ibiyobyabwenge, cyangwa se imodoka yakoreshejwe ibindi bintu, ni urugero nari ntanze, cyangwa se ibindi bintu byafashwe nk'ibyo biyobyabwenge, cyangwa se ibindi bintu bishobora gufatirwa bikoreshwa icyaha. Hari ukuntu bicungwa, ibyo nabyo biteganywa muri iri tegeko. Ni ngombwa ko umuntu abimenya kugira ngo niba hari icyo uhuye nacyo bisaba ko ibintu byawe bifatirwa, kugira ngo bizahuzwe n'icyaha cyakozwe, ariko ngo bibikwa gute, bicungirwa umutekano gute, bicungwa gute. Muri iri tegeko mu ngingo ya 7 ihindura ingingo 58 imicungire y'ikintu cyafatiriwe, umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha ufatiriye ikintu gifite aho gihure n'icyaha agomba kwitwararika mu kubibika. Ikintu cyafatiriwe cyose gikorerwa inyandiko mvugo isesengura ubwoko bwacyo, kikanafotorwa n'ibindi byinshi bikorwa kuri icyo kintu, kuko hariho naho iyo ikintu cyafatiriwe gishobora kwangirika, gishobora guta agaciro cyangwa kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, umutekano wabo n'ibindi. Umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha ashobora gufata icyemezo cyo kugisubiza nyiracyo, cyangwa se cyo kucyangiza, kugisenya, cyangwa se kukigurisha mu cyamunara. Amafaranga avuyeho iyo cyagurishijwe mu cyamunara akabikwa kuri konti ya leta, hanyuma igihe cyazagera gukurikirana icyaha birangiye, wa wundi nyiri ikintu akazasubizwa amafaranga ariko havanywemo ayakoreshejwe mu gukurikirana icyaha. Reka tuvuge nanone ku indi ngingo nayo irenteresa, ijyanye n'igihe cyo gusubirishamo urubanza, birumvikana rw'inshinjabyaha. Bijya bibaho ko umuntu ashobora gucirwa urubanza adahari. Iyo umuntu yakira urubanza rero adahari, afite uburenganzira bwo gusubirishamo rwa rubanza. Ibyo rero bikorwa mu gihe kitarenze
iminsi 15 ibarwa uhereye ku munsi usaba gusubirishamo urubanza yabimenyeye, kandi yabimenyeshejwe n'urwego rubifitiye ububasha, kuko ushobora kubimenya ubyumvishe nyine witambukira ukabyumva, ariko bisaba ko ubimenya uhereye igihe wabimenyesherejwe n'urwego rubifitiye ububasha no mu buryo buteganywa n'amategeko. Uburyo bikorwamo nabyo bigaragara mu iri tegeko, ushobora kubisoma mukabireba, kuko ntabwo twabivuga byose, ni byinshi, ariko umuntu aba yibanda ku by'ingenzi abantu bakunda gukenera cyangwa se abantu batakunda kumenya. Reka tuvuge noneho no ku kijyanye ku ngingo ya 16 y'iri tegeko, ariko ihindura iya 133 y'itegeko ryahinduwe, igihe cy'igifungo usaba gufungurwa by'agateganyo agomba kuba arangije. Umuntu ashobora gukatirwa imyaka runaka, ariko akazasaba ko afungurwa by'agateganyo. Ese agomba kuba amaze igihe kingana iki afunze cyangwa akora igifungo cye? Iyo ari yakatiwe igifungo kitarengeje imyaka 5 akaba amaze gufungwa 1/4 cyayo, uwo muntu ashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo. Nabyo uko bikorwa bikubiye muri iri tegeko mu ngingo zikurikiza izi. Nanone iyo wakatiwe igifungo kirengeje imyaka 5 akaba amaze gufungwa 1/3 cyayo, nawe ashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo. Hakaba noneho n'iyo uwakatiwe igifungo cya burundu akaba amaze gufungwa nibura imyaka 15. Ntiwihebe rero ngo wumve ko niba ufunze nta bundi buryo, icyo usabwa, kuko nabyo biteganywa muri iri tegeko, ni ukwitwara neza igihe uri muri gereza, kuko nabyo bigira akamaro. Ntuwegere muri gereza ngo wigire icyihebe, kuko bizakugiraho ingaruka mu gihe waba ukeneye gufungurwa by'agateganyo. Ariko umuntu wese murumva ko igifungo cyose waba ufite wemerewe gusaba gufungurwa by'agateganyo bikurikije uko itegeko ribiteganya. Ntabwo rero ugomba kwiheba ngo wumve ko kuba warakatiwe burundu utazongera kugera hanze ukundi. Saba ushingiye ku iri tegeko uko biteganywa, inzira zirimo uko ziteganywa, maze usabe ifunguro by'agateganyo mu gihe waba waritwaye neza muri cya gihe giteganywa n'iri tegeko. Iri tegeko rero ni rinini cyane, ntabwo twarisobanura mu kiganiro, ariko tuzakomeza kugenda tubareberamo ingingo zibafasha. Uyu munsi nizo twari twabateguriye. Mbararikire kuzakurikira ibiganiro bikurikiraho. Murakoze cyane.